iyi nkuru ya Naomi rero yarantangaje cyane, ariko nanone intera agahinda gakomeye cyane, ku buryo igihe cyose nabaga ndi kuganira na bashiki banjye najyaga nyiva imuzi n'umuzingo nkongera nkayibasubiramo nkayibabwira nkayibacengezamo, kugira ngo ibyabaye kuri Naomi hatazajya undi muntu byongera kubaho, cyangwa se hatazagira mushiki wanjye bibaho. Ejo bundi rero nibwo nicaye ndavuga ati se iyi nkuru ko nayibwiye bashiki banjye ikagenda ikabahindurira ubuzima, ni gute ntayibwira inshuti zanjye nazo zigiye ziri ahantu hagiye hatandukanye, tukareba ko hari ikintu zabahindurira cyangwa se byabaye kuri Naomi, kugira ngo babyumve ndetse babimenye nabo bitazababaho. Uyu munsi rero nibwo nagize gutya ndavuga ati okay, reka nka recording nkatakaze mu bajama banjye nkabwire bashiki banjye, kugira ngo rwose bajye babasha kumenya uburyo bitwara mu rukundo. Ntabwo urukundo ari ikintu cyo kuvuga ngo ugiyemo uko wishakiye, wari uburyo ugomba kugendamo. Reka niyo nkuru ya Naomi se nkuyibanyuriramo muri makeya, ntabwo iri butinde kuko ni ngufiya pe, ni ngufiya, ariko urebye ibintu birimo harimo ubwenge, harimo tekinike nyinshi cyane. Nitubana muri no nkuru ukabasha kuyumva uramenya uko uzajya witwara by'umwihariko. Ariko abakobwa bashiki banjye, namwe mbita bashiki banjye, si dukundana se? Ndabizi yuko dukundana rwose, niyo mpamvu ntareka kubita bashiki banjye. Reka ino nkuru rero ibatangirira, ariko suri hano wageze hano, niba wageze hano ukandira like kuri no video. Ikindi kandi unyarukira ngo muri comment wandikemo ijambo love, noneho birabe bakimenyetso cyuko turi kumwe ndahita menya neza ko turi kumwe, tugendane tuziranye. Ariko nanone niba uri mushyashya ukaba utarakanda subscribe, nawe uri gucikanwa, kuko inkuru zitambuka ngaba ari inkuru nyinshi zigisha ibintu bigiye bitandukanye, ukabasha kumenya uko witwara. Ubwo niba utarakanda subscribe nshuti yanjye, brother sister, kanda subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose kitambutse ahangaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ikindi kandi urabona ateye inkunga kino kiganiro cyacu. Ese ntabwo mushaka ko ikiganiro cyacu kizakura kikagera ku rwego rushimishije? Nta kundi rero byakunda, nta kundi byagerwaho, nuko ushyiraho umusanzu wanjye, nuko nawe ushyiraho umusanzu wawe, tukabasha kuzamura channel yacu. Erega ntabwo iyi channel ari yanjye gusa, iyi channel ntabwo ari yanjye gusa, iyi channel ni yawe, beze ni channel twese duhuriyeho twigiraho ibintu bigiye bitandukanye. Uti Naomi byagenze gute rero? Uyu mukobwa Naomi yari ifite umusore bakundanaga pe, byanyabyo rwose, nta ubeshya undi, byari iby'ukuri rwose. Usibye ko umusore ntabwo yari akenywe cyane, ariko nanone ntabwo yari afite ubukire buri hejuru cyane. Uyu mukobwa rero ku byagaragaraga yari umukobwa mwiza, yari afite rwose isura nziza, yambara neza, ubona ko ari umukobwa ushimishije. Ariko uyu mukobwa Naomi akajya akunda kuvuga ati, akenshi cyane akajya akunda kubwira sheri ati, sheri wanjye rero ndashaka yuko uzasohokana rwose ukanjyana ku mazi, nanjye ukagenda ukangurira ifi nkirira, ukangurira ibyo bitoki nkirira, reka tuba tumaze n'igihe tutaratarasa. Hanyuma sheri we akamubwira ati, ndi kubipanga, reka nzakubwira rwose, ndimo ndagenda nisuganya rwose uko biri kose, nzakubwira vuba ngaha rwose sheri, nzagusohokana. Hanyuma Naomi haciyemo iminsi none ngira mwibutse, ariko se sheri wanjye wambabariye koko rwose ko nkeneye gusohokana nawe, ukasohokana rwose byagutwara iki? Ni amafaranga se wabuze? Hanyuma uwo musore ari we sheri warangije amubwira ati, ese sheri kureba ko maze iminsi ifite ibintu byinshi cyane mugiyemo, basi warese tukabishyira mu kwezi gutaha, ko aribwo nzaba muguze kandi nabwo nzafite amafaranga. Nawe maramubwira ati, nta kibazo rwose, reka ngutegereze, ariko ndumva mbikeneye vuba pe, ushatse wanabishyira mu byumweru 2 biri imbere. Erega ndakeneye ko tujyana ku mazi, ndakeneye ko tujyana tugasohokana rwose. Ubu se ejo bundi Shanari nabonye asohokana na sheri wiwe, ibintu byari bimeze neza, mbabarira ubishyire vuba. Umusore arangije aravuga ati, ntabwo ufite rwose kujya kwibabariza umukunzi, reka shakisha uburyo nabipanga rwose vuba ngaha tuzagenda. Yaranabipanze rwose mu byumweru nka 2 muri iyo weekend y'icyumweru cya kabiri nibwo yabipanze, ndetse hari no ku cyumweru mu masaha rwose mu saa 8 ashyira saa 9 nibwo babashije gutega moto. Bateze moto baragenda bajya ahantu iyo za Rusizi, sinzi ku bantu bazi Rusizi hari kiyaga
cyegereye hepfo kuri Kongo ahantu bita ku bagore, ndumva abantu mu ntuza Rusizi mwebwe murahita muhamenya. Bahageze bagiye mu bwato, baroga baratembera, mbese ibintu bigenda neza, ariko baza no kugera mu gihe cyo kujya kwiyakira. Ubwo bari bageze aho biyakirira rero barariye, urumva umusore yabanje kwishyura amafaranga bagendeye mu bwato, ndetse yishyura, hari n'uwabafotoye nawe yaramwishyuye, mbese agenda yishyura utuntu tugiye dutandukanye. Ariko sasa none baza kugera ku cyo kurya, bagiye gufata icyo kwiyakira rero barariye, ariko noneho umusaza kubwira umuntu warimo kubaseriva aramubwira ati wamafagitire y'ibyo twakoresheje. Barebye rero basanga bakoresheje amafaranga ageze mu bihumbi 20. Noneho wa musore arebye ku mafaranga yarasigaranye, asanga asigaranye ibihumbi bigeze kuri 19. Avuga atanu ndahava gutera. Niko kwegerane wome aramubaza ati nese sheri ko sanze ifite ibihumbi bigeze kuri 19 nkaba ndi kuburaho amafaranga ageze ku gihumbi kuri fagitire twakoresheje muri ibi ngibi bigendanye no kurya, nta mafaranga igihumbi ufite ngo uzane twongera turebe ko twakishyura uyu muntu. Naho maramubwira ati amafaranga ubwo nabanyakuye hehe? Ntayo pe. Umusore yumva ko iswe n'inkuba, aratekereza ati ariko uyu mukobwa umaze amezi ageze kuri 2 ampatiriza kumusohokana, nta n'igiceri cy'10, nta n'amafaranga 500, nta n'igihumbi, ubundi uyu mukobwa ni bwoko ki? Umusore biramuyobera. Kandi mu by'ukuri urebye Naome uburyo yari amashishura inkoko, umuryo yamiraguraga amafiriti, wabonaga ari umuntu rwose w'umusirimu utabura n'amafaranga 500, ku buryo wabonaga ku bushobozi bwe rwose n'agafagitire yakishyura. Ariko umusore amubajije ikintu, inote y'igihumbi, umukobwa arayamanika avuga ati nta n'igiceri ifite. Umusore rero mu rwego rwo kugira ngo wenda hatagira abantu babacisha mu ijisho, yahise ari ukuntu bisigaye byaroroshye, usigaye uba wicariye ahantu ukaba wazana amafaranga ari kuri konti ya banki. Abikora gutyo, amafaranga araza, yageze kuri telefone yiwe arishyura. Arangije kwishyura biba ngombwa nyine abwira umukobwa, baragenda. Ariko nubwo bagiye, uyu musore yari yamaze gucishamo ijisho uyu mukobwa, ku buryo n'urukundo rwabo rwahise ruhagararira aho ngaho. Aravuga ati umukobwa nta kintu yazangezaho, nimba ampatiriza ko twasohokana akaba ubwe nta n'amafaranga 500 yakabaye afite, ntago byumvikana. Byabaye ngombwa yuko rero urwo rukundo uwo musore arusezerera, bitewe nuko yabonaga ruri kumuhombya, kandi abona ko n'ubundi amaherezo yarwo ari gukomeza rukamuhombya. Inama twakura muri ino nkuru, niba uri umukobwa kandi ukaba ufite kumva yuko wajya gusohokana n'umukunzi wawe, jya ugerageza ube nawe ufite udufaranga wibitse, kuko ntago ubuze ukuntu biri bugende. Biranashoboka cyane nubwo yenda mba ntabyinjemo ngo mbarabure, burya ngo hari n'abasore bajya bata abakobwa ahantu bagiye gusangirira bagacishene, sibyo? Icyaba cyiza rero, impamvu nateguye ino nkuru kugira ngo nyiguhereze, ndashaka kukuremamo ikintu cyo kujya ujya gusohokana n'umusore ariko ufite ikintu nawe wibitseho. Si ngombwa yuko ubimwereka cyangwa se ngamenye yuko uyafite, ariko ugomba kuba ufite akantu ku buryo haramutse hajemo nk'ako kabazo nyine, cyangwa se binabaye ngombwa kaza ikindi kibazo kirenze icyo ngicyo, wabasha kwivana aho hantu. Ngaho tekereza iyo biza kuba umusore baragiye bagasohokana, bamara gusohokana noneho akaba ari we asa n'ukuna muyoba kamusigaho nga, ntabwo ari guseba, ariko yahuye n'umusore mwiza cyane. Icyo ushaka kubaremamo ni iki ngiki rero, bakobwa bashiki banjye, nimba ufite kumva ugiye gusohokana n'umukunzi wawe, jya ugerageza uba ufite akantu wibitseho. Ese wowe ukuyemo iki muri iyi nkuru? Waba uri umusore, waba uri umukobwa, nyandikiramo muri komenti umbwire ikintu waba ukuye muri iyi nkuru. Ikindi kandi ugenze neza niba bamaze gukanda like kuri no video kugira ngo tujye dukunda kubasha kubana mu biganiro byose bitandukanye bikunda gutambuka nga kuricana. Wakoze cyane, ndagukunda, bye. Duhurira mu yindi nkuru iraza gukurikira, kuko nakunda gucamo utuntu tw'udukuru nk'utu ngutu tugenda tutwungura ubwenge mu buzima. Bye, ndabakunda cyane.